gusabira abapfuye ntago byemewe. Ugomba gusaba imbabazi ugize gute ukiriho. Nyirango keretse wenda niba uyu muvandimwe n'ahantu aba, keretse wenda niba wenda atari mu banyarwanda bakuze akaba atabana n'abantu bakuru, ariko se buriya tuvuge yuko mu idini ryabo, mu idini agiyemo batajya bavuga ngo umuntu Imana imuha iruhuko ridashira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbere na mbere turashimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Turacyakomeje rero na ya gahunda yacu yo kugira ngo dusobanure video yateguwe n'abo bita abagorozi, ariko akaba atari bo bayikoze, ubwo bagafata abantu bakavuga ko binjiye idini ndetse bakabaha n'ibyo bagomba kuvuga mu kuvuga ibintu bidahuye na Isilamu. Ariko ubu turacyakomeza tubasobanurira neza kugira ngo uwo ari we wese uzabona ino video azaba azi neza ko bari abagabo ibyo bavuze atari ukuri. Reka dukomeze rero isomo ryacu. Munakore imitima yanyu nje ku Mana ntacyo nzabamarira, yemwe bene Abudurumanafi. Ntacyo nzabamarira ku Mana, yewe Abbas mwene Abudurumutwalibi. Ntacyo nzakumarira ku Mana, yewe Sofiya ni nyirasenge wa Muhammadi. Ntacyo nzakumara ku Mana, yewe mwana wanjye Fatuma umukobwa wa Muhammadi. Nsaba icyo ushaka nyiriho. Ariko mu Islam akavuga ngo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Mana nyagasani hundagaza umugisha kuri Muhammadi nkuko uhaye Aburahamu n'umuryango we. Mu byukuri cyo ndi ikinyoma cyamba ubusa, nta muntu wasabira wapfuye. Iki gitabo cyaratinze kiranabivuga cyane ngo ese wapfuye hari ikintu twamusabira. Haje yaho ya 30. Iki cyitwa inshamake y'imyizerere ya Islam ituruka ku gitabo no muri Sunna. Haje yaho ya 30 yaravuze ngo ikibazo ngese emewe gusabira usabira abazima. Ibisubizo yego, gusabira usabira abazima biremewe. Abapfuye Imana iragira iti ibwira intumwa ikiriho ati ujye usaba imbabazi. Gusabira abapfuye ntago byemewe. Ugomba gusaba imbabazi ugize gute ukiriho. Ariko abashyizeho umugo na wenda uyu muvandimwe naho tugira ngo tuhasobanure. Mu byari byo byose mu gusabira umuntu witabye Imana kugeza ubu ntabwo yari yerekana ikibivuze. Duhereye ku bya mbere yavuze, nibyo koko intumwa y'Imana yabwiye abo mu muryango we, babwire yuko nta kintu izabamarira. None se ubundi umuntu wapfuye, iyo yapfuye n'ubundi nta nzu yaguha, nta butunzi yaguha, ntaki, ndetse nta ni ukuvuga ngo buri icyo ari cyo cyose. Kuko yari yabwiye umuryango we, arababwira ati nimuticuza. Nese niba yabwiye imiryango ye, arababwira rero mugerageze mukorere Imana. Abwira na bamwe mu Bakurayishi bari baranze kwemera intumwa y'Imana, bari baranze kwemera Imana imwe rukumbi, bari barabaye abahakanye. Arababwira ati rero nimutemera Allah mukuri nta kintu nzabamarira. Hanyuma kubigenewe no gusabira umuntu wapfuye, nyirango keretse wenda niba uyu muvandimwe n'ahantu aba, keretse wenda niba wenda atari mu banyarwanda bakuze akaba atabana n'abantu bakuru, ariko se buriya tuvuge yuko mu idini ryabo, mu idini agiyemo batajya bavuga ngo umuntu Imana imuha iruhuko ridashira. Tuvuye ko batajya babivuga mu idini ryabo buriya. Akantu nagira ngo abantu rwose mumbwire, urimo kwireba akantu nagatekerezeho, urimo kunyumva nagatekerezeho. Idini uyu muhungu yagiyemo ntabwo bajya bavuga ngo umuntu yitabye Imana ngo Imana imuha iruhuko ridashira. Uwo ari wese urimo gukurikira uyu muvandimwe pe, nibyo
nk'uko bigaragara ngo yavuye mu idini. Ariko idini yagiyemo iyo ari abanyarwanda akaba ari mu bantu bakuru bafite umuco, ni idini yagiyemo. Iyo umuntu yitabye Imana ntabwo bavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, ntabwo babivuga. Twe rero ntabwo dushingiye kuri ibyo, kubera ko Isilamu ifite uburyo yatwigishije. Imana muri Qur'ani iratubwira iti yemwe abemeye, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, musabire intumwa amahoro n'imigisha. Icyo ni icyambere, aho ni ku ntumwa Muhammad kumusabira amahoro n'imigisha. Rikaba ari iteko ry'Imana muri Qur'ani, ntabwo ari Muhammad wabivuze ngo tujye tumusabira. Iki kintu abanza gikosokeho, abanza gisobanukirwe ni Qur'ani. Hanyuma twebwe no mu gusari muri ibada dukora turavuga tuti assalamu alayka, amahoro abe ayuhan nabiyyu, abe kuri wewe ntumwa y'Imana, wa rahmatullahi wa barakatuh, amahoro n'imigisha bibe kuri wewe ntumwa y'Imana. Hanyuma tukongera wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, hanyuma amahoro y'Imana abe no kubagaragu b'Imana bakora ibikorwa byiza. Ntabwo dusabira Muhammad wenyine. Hanyuma tukavaho ngo tukajya muri Qur'ani nanone. Qur'ani igice cya 37 ku murongo waho w'181 haragira hati Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalamu ala al-mursalina, amahoro abe ku ntumwa z'Imana, amahoro y'Imana abe ku ntumwa z'Imana. Ngo guhera kuri buri ntumwa iyo ari yo yose twebwe dutegetswe kuyisabira. Iyo ni aya ya Qur'ani, ntabwo ari Muhammad wenyine. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, amahoro y'Imana abe ku ntumwa z'Imana zose, walhamdulillahi rabbil alamin, ikuzo nishimwe biharirwe Nyagasani umurezi w'ibiremwa byose. Iyo ni Qur'ani, ntabwo ari Muhammad wenyine. Rero umuvandimwe ikintu gisobanukirwe, ndetse n'abemeramana bakora ibikorwa byiza nabo mu isengesho ryacu cyo aho bita muri atahiyatu turabasabira. Buri wari wese ukora ibikorwa byiza akaba ari umwemeramana turamusabira. Hanyuma yaba ari muzima cyangwa yarapfuye turamusabira. Hanyuma tujye no muri Bibiliya, ko nabonye na Bibiliya atayizi. Ubuse tujye mu Itangiriro 17 ku murongo wa 2 tujya ku murongo 17 Itangiriro 17 ibice 12 ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 2 abariho duhera kugira ngo twihute. Uzabishobora azahera ku murongo wa 1. Imana ibwira Aburahamu iti, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Iyo ni Bibiliya, kubera ko nabonye yuko umuvandimwe nabo bari kumwe bigaragara yuko nta Bibiliya azi, nta na Qur'ani azi. Urumva yaba na Bibiliya itubwiye ko Aburahamu umuntu uzamusabira umugisha nayo Imana izamuha umugisha. Kuki se wasabira umugisha Aburahamu Imana ikaguha umugisha, wasabira Muhammad umugisha Imana ntiwuguye, wasabira Yesu umugisha Imana ntiwuguye, wasabira umugisha Musa Imana ntiwuguye? Imana ibaha amahoro n'umugisha. Ubwo rero nagira ngo kwanwa musobanurire twebwe buri ntumwe y'Imana iyo ari yo yose ivuzwe tuyisabira, tuyifuriza amahoro n'imigisha by'Imana. Akakana gasobanukirwe naho yagiye n'abakurikirana bose ibi babisobanukirwe ko buri ntumwa yose twebwe tuyisabira amahoro n'imigisha by'Imana, kubera ko tubonye yuko ari iteko ry'Imana haba muri Bibiliya na Qur'ani. Ngo muzansabire inshuro imwe nanjye nzabasabira inshuro 10, kandi yarapfuye. Kandi Muhammad nyarikitubwiye ko apfa yari umunyabyaha. Ariko umuyisilamu nubu aracyafite inshingano yo gusoma tasbihi, ngo kugira ngo asabire intumwa Muhammad asome tasbihi. Iki gitabo
ahangaha nagira ngo nabwo akantu nongere nkamusubiriremo. Ntabwo gusabira Muhamadi, ntabwo gusabira Ibrahimu ari wa Aburahamu, ntabwo gusabira Yesu, ntabwo ari umugogoro, nta nubwo ari itegeko twahawe n'umuntu, ntabwo ari itegeko abemeramana bahawe n'umuntu, ahubwo ni itegeko ry'Imana niyo yabidutegetse kakana gasobanukirwa. Hanyuma kuri tasubihi reka naye yivuge, hanyuma tuze tumusobanurire. Ingabo y'Ubusilamu paje 80 nicyo cyavuze ngo paje 80 igitabo bita Ingabo z'Ubusilamu nicyo cyavuze paje 80 biturutse kwa Abibulayi Latimani mwishimire yaravuze iti intumwe y'Imana amaro n'imigisha bibe kuri yo uzavuga nyuma ya surati subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 izo nshuro zose 99 azabarirwa ibyaha bye wakica wasambana subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ibyaha byawe byose birahanagurwa. Mu byukuri bariya bene data ni hari abibereye kumva ngo yakica yasambana yaza imitwe y'abantu bose iraha akabikatavuga ngo subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ubwo agenda babariwe. Wenda ibyo byose hano n'ibyo avuga ubanza atazi ibisobanuro byaho. Mbere na mbere ngo uyu muvandimwe nubwo yavuze yuko idini yayize, ariko ikigaragara mu kuri nta bumenyi habe na bukeya. Yanavuze yuko yagiye kwiga i Rwamagana, ushobora kuba wenda yarageze yakitwara nayo bakanamwirukana. Muri Isilamu hari ibyo bita akibarul kabayi, ibyaha ndengakamere. Ibyo byaha ntabwo bikurwaho na tasubihi, hari ubundi buryo bikurwaho. Ikintu gisobanukirwa ibya Imana kuba bari hano utuntu tw'udukosa akaka agasobanukirwe, n'undi wese wabirebye akabitwara gutyo abisobanukirwe. Arabizi ko Isilamu niyo dini irwanya icyaha kugeza mpaka umuntu afatiwe n'ibyemezo runaka. Ibi rero avuga arabeshya. Tasbihi icyo kikavaho. Muri tasbihi hazamo istighfar ni kwicuza ku Mana, ukayitakambira ukayisaba imbabazi. Muri tasbihi iyo ngirimo kuvuga uti astaghfirullah, Imana yagasana imbabarira ku byaha nakoze. Imana ikanatubwira muri Qur'an iti yemwe abemeye mwicuze, ukwicuza kudasubirwaho. Ubwo rero ntabwo biriya bituma ugenda ngo ukora icyaha. Isilamu ntabwo yigisha icyaha, ntabwo yigisha gukora ibyaha. Ahubwo Isilamu iriya tasbihi iragufasha kwiyegereza Imana, kandi umuntu wiyegereje Imana iyo uyiyegereje uhinduka nk'uruhinja. Imana ikobarira ibyaha byose mu gihe wakoze ibyaha byose wakoze igihe wiyegereje Imana. Wegereje Imana se ubundi gute umuntu yakwiyegereza Imana wowe ukavuga ko ari umunyabyaha? Ko ari iki kintu dore umuvandimwe wacu aba bavandimwe ko ari icyo kibazo bafite. Urumva umuntu wiyegereje Imana, ntabwo Imana ntabwo ari umuntu. Imana si umuntu. Kwiyegereza Imana, wiyegereje Imana wumva yuko icyaha waba ufite ari cyo mu gihe wiyegereje Imana, ko Imana ari nyir'impuhwe nyir'imbabazi. Kubera iki rero? Imana nivuga iti mbabarira uwo nshatse nkanahana uwo nshatse, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kubera ko Imana niyo nyir'impuhwe, niyo nyir'ubushobozi kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Noneho hari ikindi noneho bo basimbuje penitensiya, abandi bo bavuga gupfukama. Ako bageze ahangaha kuri iyi nyandiko paje, iki gitabo cyitwa Inkingi z'Ubusilamu wari kanori Isilamu mu cyaraho. Baravuga ngo amazi ngo burya nayo ngafite inshingano yo gukuraho ibyaha. Paje 46. Intumwa y'Imana yaravuze iti iyo umugaragu w'Umuyisilamu cyangwa umwemera ukoze wudu ni isuku no gutawaza,
kuri abakaraba ku maguru gatatu no mu kanwa, akoze wuzu agakaraba uburanga bwe, amakosa yose yarebye asohokana n'igitonyanga cya nyuma cy'amazi. Yakaraba amaboko ye, amakosa yose yakoresheje amaboko ye agasohokana n'igitonyanga cya nyuma cy'amazi. Yakaraba amaguru ye, amakosa ye yose yakoze agasohokana n'igitonyanga cya nyuma cy'amazi cya nyuma, kugeza ubwo asohoka yeze nta cyaha. Bura ni ukuvuga we ibyo yakora byose bene data ni ugukaraba, yarangiza ibyaha birangiye, bura kujya ku musarara gusara byose n'ubundi agenda ameze nk'umwere, kuko igihe cyose yumva ko nta cyaha. Gukaraba ngira ngo muvandimwe, gusa impamvu ibyo ari byose n'undi wamwumva yabona impamvu, ntabwo ari ugusobanukirwa gusa no kugira ngo abantu bamwemere. Ariko icyo nagira bamufashe nuko yakagombye no gusobanukirwa izo nema ziri mu idini ya Isilamu. Ibyo ari byo byose kwisukura bigaragara yuko atazi agaciro kabyo. Isilamu iduteka kujya gusenga tubanze kwisukura. Kujya kwisukura rero ni itegeko ry'Imana. Ahubwo nawe jewe nagize ikibazo cy'uko atazi Bibiliya, nakamubajije katureye muri Kuva ibice 30 ku murongo wa 17. Uwiteka abwira Mose ati, kandi uzacura igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo gicure mu muringa, ugisukemwe amazi, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemwe amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo, bogemo n'ibirenge uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro. None se ubu kuki Imana yategetse Mose gushyira amazi hagati y'ihema ry'ibonaniro n'irindi kugira ngo bajye bogamo, kugira ngo igihe bagiye kwinjira mu ihema batoze badapfa? Yakomeje kugaragara kubasobanukiwe impamvu yo gukaraba, impamvu y'amazi. Rwanda ngo Imana nta gukaraba ngo wenda yo ngo igire kubahiriza itegeko ry'Imana, kandi nacyo wenda bishobora kuba byamunaniye kubahiriza gahunda y'Imana. Ariko na Bibiliya naho ugiye naho irabigutegeka kwisukura mu gihe ugiye gusenga. Ni itegeko ry'Imana rero, kandi iyo umuntu yatangiye kujya muri gahunda y'Imana nuko aba yatangiye amasengesho, kandi Yesu akavuga ati mugume musenge mutajya mu moshya, niba aho ngaho hazi uzahabona. Inshallah kadukomeza. Icya kabiri nacyakudutindaho 46, azavugisha abantu akivuka no mu bukwerere bwe, kandi azaba mu ntungane. Ngo Yesu azavugisha abantu akivuka, ngo kandi azaba mu ntungane. Noneho ahangaha hirya muri surati Mariyamu, ni sura ya 19 muri Korani, naho harimo amagambo ateye ubwoba ngo Kristo azaba n'umuremyi, ngo mu bwana bwe ngazafata n'inyoni ngazigurutse. Ndahera hango angira uwimigisha aho ndi hose, ananegeka gukora amasengesho no gutangaza ko igihe cyose nzaba nyiri muzima no kumvira mama. Niyanangize umunyagitugu umunyabyaha, amahoro ni abe kuri nge umunsi navutseho, umunsi nzapfiraho. Ni Yesu uri kubivuga, umunsi nzapfiraho n'umunsi nzazurwa ndi muzima. Uwo ni Isa mwene Mariya, ijambo ry'ukuri. Ngo umunsi yavutseho n'umunsi azazurwaho. Noneho twe tugakana ko Kristo yapfuye. None si iri jambo ryarasohotse cyangwa ntabwo ryasohotse? Mu by'ukuri ngo amahoro nambeho, umunsi navutseho n'umunsi nzapfiraho. Yadapfa gace mwirimba agere mu ijuru nuba bakiriho. Ariko ku nawe tubona yarapfuye wabenga azapfa, arangije ajya mu ijuru. Noneho mu by'ukuri uyu Yesu yaje kuba ikimenyetso gishidikanywaho mu idini rya Isilamu. Abandi tukavuga ngo ese tuzajyanwa n'ibikorwa byiza suna, ndetse n'imigenzo. Suna ni imigenzo ya Muhammad ndetse na Korani. Ngo ye noneho twareba mu bitabo muri Korani mu isura 43 umurongo 31 haravuga ngo Yesu Isa niwe kimenyetso kimeruka, nimuzagishidikanywaho, ni mu muyoboke niwe nzira igororotse. Noneho inzira mu cyaro yitwa ngo ni Suratwa. Noneho iki gitabo basobanuye amagambo, ni igitabo cyitwa
gahunda y'amashuri ya Korani igice cya 3 amateka ubumenyi n'amategeko ya Kisilamu. Aha niho basobanuye ijambo bita siratwa. Muri iki gitabo basobanuye ijambo bita siratwa, inzira. Icyo ni ikiraro. Siratiyo icyo ni ikiraro Imana yashyize hejuru y'umuriro. Niho buri muntu azambukiranya ku munsi w'imperuka, azaba ari umwe mu bemeye bakoze ibikorwa byiza mu isi, abakurikiye amategeko y'Imana. Icyo kiraro cyiswe Kirisitu ni Yesu, inzira igororotse. Abazasoma icyarabu ngo ihidina siratal mustaqim, ngo tewe inzira igororotse. None igitabo kitubwiye ko inzira igororotse izagenda hubahirije amategeko y'Imana. Muhammad ntabwo yahawe amategeko, yahawe niwe wayishyireho ko Muhammad yari perezida, ari umugaba mukuru w'ingabo ashinzwe gushyiraho sharia amategeko, ari n'intumwa, ari n'umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga. Noneho ibyo bintu ayo mategeko sharia ya Kisilamu yayishyizeho kubera intumwa n'icyubahiro yari afite mu idini, ariko amategeko anyuranya n'ijambo ry'Imana. Noneho iyo siratwa, iyo nzira ni Kirisitu, niwe nzira igororotse. Noneho baratubwiye ngo Kirisitu iyo nzira igororotse, ngo icyo ni ikiraro, ngo Imana yishyire hejuru y'umuriro. Niho buri muntu azambukiranya ku munsi w'imperuka, azaba ari umwe mu bemeye bakoze ibikorwa byiza mu isi, abakurikiye amategeko y'Imana. Abo nibo bafite intsinzi, bakurikiye Kirisitu, kuko Kirisitu niwe kiraro, niko Korani ivuze. Nimba ari cyo kiraro, abamukurikiye abazakigenderaho nibo bafite ubwami bw'ijuru. Noneho ngo abatazagendera kuri icyo kiraro ngo nabishe amategeko y'Imana. Mbese abasilamu twarayubahirizaga, nitwe ba mbere bayicaga. Ni ukuvuga ko nta muyisilamu atarahinduka ngo yemere Yesu Kirisitu, mu by'ukuri biri kure cyane kuzabona ubwami bw'ijuru ahakana ikiraro, kandi inyandiko zacu arizo zitwemerera ngo ikiraro ni Kirisitu. No buriya Kirisitu muri Bibiliya Yohana 14, Yohana 14 yavuze amagambo. Yohana 14 gwera ku murongo wa mbere yaravuze ngo nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Mu by'ukuri kwa Muhammad kwa Yesu hari ibintu byinshi niwe uzi inzira, kandi inzira Muhammad ajya gukora avuze ngo Kirisitu niwe nzira igororotse. Noneho mu by'ukuri Muhammad muri surati Kafu ya 46 we yavuze amagambo ateye ubwoba. Ni sura ya 46 aya yaho ya 9, we yaravuze ngo surati Kafu mirongo ine na rimwe, surati Kafu aya ya 46 ngo vuga uti ngo sindi cyaduka mu ntumwa, ntabwo nzi ibyo nzakorerwa cyangwa ibyo muzakorerwa, cyangwa ngo ibyo muzakorerwa ntacyo nkurikiye uretse ibyo mishuriwe. Nagazi ibyo azakorerwa. Surati Kafu ni sura 46 yamanukiye Maka umurongo wa 9. Ntabwo nzi ibyo nzakorerwa. Intumwa itazi ibyo izakorerwa yayobora gute ubwoko bw'Imana? Namenye sinzi ibyo muzakorerwa, ngahubwo nkuriki ibyo mishurirwa. Umuntu yaguhishurira nakuyobora inzira. Mu by'ukuri bavandimwe, inzira kwa Kirisitu n'ahandi twayishakira, kuko niwe nzira igororotse, nicyo kiraro umuntu wese niyo kiraro azambukiraho. Nuko ndangije mu by'ukuri ngewe nza gukurikirana agase, kuko ubu Kirisitu koko ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None nge ndagana hehe? Kamadini yose avuga Kirisitu, kandi nakore n'ibya Kirisitu. Nagiye nsoma wenda nko muri Matayo aho yavuze ngo amategeko iyava akadomo nagamwe, ngo yaravuze ngo amategeko y'Imana ngo nazavaho akadomo na kamwe. Nari amadini yose ngasanga amategeko ari mu kuva 8 bwa ku murongo wa mbere. Idini ryubahirije n'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ndavuga ngo ngiye kuba Umudventiste w'umunsi wa karindwi, ariko ndabishisha mu nzira ebyiri.
kuko mfite umwanya ukomeye mu rwego rwa Isilamu ngiye gukoresha amaseminari nandikira umupasiteri w'intara ati ndifuza yuko dukora amaseminari abasilamu n'abakirisitu ubundi mugaragaza ukuri kwanyu nanjye ngaragaze ukuri kwacu nk'umuyisilamu ariko nashakaga inzira dukora iseminari tuyikora ku mujyi wa Kiyanzi ni ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania abanyamahanga baba baje n'abaribo bose ariko mu by'ukuri cyaje kuno ubwo pasiteri Allah niwe wamwigishije. Yesu ni umugaragu wa Allah arangije arababwira ati azanaba intumwa kuri bene Isirayeli maze ababwira ati mu by'ukuri nge mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu ndababumbira mu cyondo ikimeze nk'inyoni. Abavandimwe bahita bahagararira hano kwabatehe ntabwo mva ko Yesu yaremye, ntabwo mva ko yakoze inyoni yaremye inyoni. Yesu aravuga ati ndababumbira mu cyondo ikimeze nk'inyoni ngihuhemo maze gihinduke inyoni maze gihinduka inyoni. Hano bahita bashyiraho akanuza akabago bashyiraho akadomo ubwo ngubwo ibindi ntibakabyirengagiza. Sinzi inyungu baba bifitemo ariko ni uburyo bwo kugira ngo babuze abantu kugana inzira y'Imana. Yesu we niba warahushye mu nyoni mu cyondo warabumbye icyondo mu ishusho y'inyoni ugahuhamo kikaba inyoni ngo ngihuhemo maze gihinduka inyoni ku bushobozi bwa Allah. Ntabwo Yesu yabikoze kubwe, ni igitangaza yakoreye abantu, ari umwana yakoreye abantu, ni igitangaza yakoreye abantu hanyuma ariko agikora ku bushobozi bw'Imana. Allah wenyine niwe wamukoresha icyo gitangaza. Ikintu rwose buri wese agisobanukirwe, Allah niwe wamukoresheje igitangaza, ntabwo ari Yesu waremye ahubwo ni Imana yabimukoresheje kandi ntabwo ari wo honyine. Niyo wajya muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa 22:22 haravuga ngo yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumva ya magambo Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yahamirishije ibimenyetso Imana yahamirishije ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Nta kintu Yesu yakoze uretse ko ari Allah wakimukoreshaga. Ubwo rero ntabwo ari umuremyi. Ikintu niba ariko bakwigishije niko niba ariko bigisha uyu muvandimwe, niba ariko bigisha n'abandi bantu, niba ariko namwe babigisha, ibi bintu ntabwo ari byo. Ntabwo Yesu ari umuremyi. Abandi tukavuga ngo ese tuzajyanwa n'ibikorwa byiza suna ndetse n'imigenzo. Suna ni imigenzo ya Muhammad ndetse na Korani ngo ye none twareba mu bitabo muri Korani mu isura 43:31 haravuga ngo Yesu Isa niwe kimenyetso kimeruka nimuzagishidikanywaho ni mu muyoboke niwe nzira igororotse. Noneho inzira mu cyaro yitwa ngo ni Suratwa. Noneho iki gitabo basobanuye amagambo, ni igitabo cyitwa Gahunda y'amashuri ya Korani igice cya 3 amateka ubumenyi n'amategeko ya Islam. Aha niho basobanuye ijambo bita Suratwa. Muri iki gitabo basobanuye ijambo bita Suratwa, inzira. Icyo ni ikiraro. Siratiyo icyo ni ikiraro Imana yashyize hejuru y'umuriro, niho buri muntu azambukiranya ku munsi w'imperuka azaba ari umwe mu bemeye bakoze ibikorwa byiza mu isi, abakurikiye amategeko y'Imana. Icyo kiraro cyiswe kirisitu ni Yesu, inzira igororotse. Abazasoma icyarabu ngo ihidina siratal mustaqim ngo tewe inzira igororotse. None igitabo kitubwiye ko inzira igororotse izagenda hubahirije amategeko y'Imana. Muhammad ntabwo yahawe amategeko, yahawe niwe wayishyireho ko Muhammad yari perezida, ari umugaba mukuru w'ingabo ashinzwe gushyiraho sharia amategeko, ari n'intumwa, ari n'umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga. Noneho ibyo bintu ayo mategeko sharia ya Isilamu yayishyizeho kubera intumwa n'icyubahiro yari afite mu idini, ariko amategeko ye anyuranye n'ijambo ry'Imana. Noneho iyo Suratwa, iyo nzira ni kirisitu, niwe nzira igororotse. Noneho baratubwiye ngo kirisitu iyo nzira igororotse ngo icyo ni ikiraro,
ngo Imana yishyire hejuru y'umuriro, niho buri muntu azambukiranya ku munsi w'imperuka azaba ari umwe mu bemeye bakoze ibikorwa byiza mu isi, abakurikiye amategeko y'Imana. Abo nibo bafite intsinzi, bakurikiye Kirisitu, kuko Kirisitu niwe kiraro, niko Korani ivuze. Nimba ari cyo kiraro, abamukurikiye abazakigenderaho nibo bafite ubwami bw'ijuru. Noneho ngo abatazagendera kuri icyo kiraro ngo nabishe amategeko y'Imana. Mbese abasilamu twarayubahirizaga, nitwe ba mbere bayicaga. Murakoze cyane umuvandimwe. Ibyo byose isura azanye umuvandimwe arimo arabeshya ngo Yesu ngo niwe kiraro, ngo Yesu niwe nzira. Isura azanye iri muri Korani igice cya 43, yahereye ku murongo waho wa 63. Katubasomere tugeze kuri 64 mwiyumvire. Inyandiko iragira iti: maze ubwo Yise yazaniraga bene Isirayeli bitangaza, arababwira ati, rwose mbazaniye ubutumwa ndetse no kugira ngo mbasobanurire bimwe mutavugaho rumwe. Ngaho nimutinye Allah kandi munyumvire. Icyo gihe ni igihe Yesu yabwiraga abisirayeli. Hanyuma 64, mu by'ukuri Allah niwe nyagasani wanjye. Ni Muhammad babwira uwigisha abantu, ababwira ibyo Yesu yavugaga. Mu by'ukuri Allah niwe nyagasani wanjye, akaba ari nawe nyagasani wanyu. Ngaho ni mu musenge, iyi niyo nzira itunganye. Ubwo kuvuga ngo Yesu niwe nzira biri hehe? Ni musenge nyagasani wanyu. Gusenga nyagasani wanyu ibi kwanza, niba koko aya magambo wanayashinzeho igiti, wagombye kwemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana y'ukuri. Ni Muhammad arimo aributsa abantu ibyo Yesu yabwiye abantu. Yesu arangije abwira abantu ati, nimusenge Allah. Ese wowe uyu munsi usenga Allah? Yesu abwira abantu ati, gusenga Allah niyo nzira igororotse. Hadha siratun mustaqim, iyi niyo nzira igororotse. Kuri rero muvandimwe yifata sirata yo yasobanuriye nk'uko bamusobanuriye mu gitabo, araza yabifuze. Ntabwo ari ikiraro, sirata ni inzira. Hanyuma inzira tubasaba kuyobokamo, sirata ni inzira, siratun mustaqim ni inzira igororotse ituganisha ku Mana. Umuvandimwe rwose yibeshya, ntabwo ari Yesu wavugwaga. Kuvuga ko nta muyisilamu atarahinduka ngo yemere Yesu Kristo, mu by'ukuri biri kure cyane kuzabona ubwami bw'ijuru ahakana ikiraro, kandi inyandiko zacu arizo zitwemerera ngo ikiraro ni Kristo. No buriya Kristo muri Bibiliya hano rwose sigaho uracyakomeza kubeshya. Ntabwo Yesu ari ikiraro, Yesu ni intumwa y'Imana. Ni intumwa y'Imana, ahangaha wabubeshya. Kubera ko twabonye yuko inzira igororotse ni ugusenga Allah. Niyo nzira igororotse, niyo nzira Muhammad yigishaga, niyo nzira Yesu yigishaga, niyo yigishaga abantu inzira yo gusenga Imana imwe rukumbi. Niyo nzira igororotse nk'uko wabisomye muri Korani, wowe ukabisobanura mu buryo bunyuranye nuko Korani ivuga. Yohana 14 yavuze amagambo. Yohana 14 gwera ku murongo wa mbere yaravuze ngo, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Mu by'ukuri kwa Muhammad kwa Yesu hari ibintu byinshi ni uzi inzira, kandi inzira Muhammad ajya gukora avuze ngo Kristo niwe nzira igororotse. Noneho mu by'ukuri Muhammad muri surati Kafu ya 46 we yavuze amagambo ateye ubwoba. Ni sura ya 46 aya yaho ya 9. We yaravuze ngo surati Kafu mirongo ine na rimwe, surati Kafu aya ya 40.
ine na gatandatu ngo vuga uti ngo sindi cyaduka mu ntumwa ntabwo nzi ibyo nzakorerwa cyangwa ibyo muzakorerwa cyangwa ngo ibyo muzakorerwa ntacyo nkurikiye uretse ibyo mishuriwe ntabwo azi ibyo azakorerwa. Surati Kafu ni sura 46 yamanukiye Maka umurongo wa 9. Ntabwo nzi ibyo nzakorerwa, intumwa itazi ibyo izakorerwa yayobora gute ubwoko bw'Imana? Namenye sinzi ibyo muzakorerwa, ngahubwo nkuriki ibyo mishurirwa. Umuntu yaguhishurira nakuyobora inzira. Mu byukuri bavandimwe inzira kwa Kristo nahandi twayishaka. Ibyo byose umuvandimwe yisura wenda n'abandi bajyaga bayitiranya nicyo tugira ngo dusobanurire abantu. Mu byukuri nta ntumwa n'imwe. Reka tubanze dusome aya neza kubera ko abagiye yivangiramo utuntu twe n'utuntu baba bamufatishije mu mutwe. Isura ya 46 ntabwo ari Kafu, nacyo mbanze nyikosoreho, ntabwo ari Kafu ahubwo ni isura yitwa Al-Ahqaf. Ako nako gasobanukira. Hanyuma yasomye ku isura ku murongo wa 9 aho Imana ibwira Muhammad iti vuga yewe Muhammad uti ntabwo ndi icyaduka mu ntumwa za Allah. Ntabwo Muhammad ari icyaduka, ntabwo ariyo ntumwa ya mbere, keretse niyo bavandimwe bafite ikibazo cyo kudasobanukirwa icyaduka icyaricyo. Icyaduka ni ikintu cyadutse kidasanzwe, ikintu kitabaho. Ariko Muhammad Imana yamubwiye iti basobanurire uvuga uti ntabwo ndi icyaduka mu ntumwa za Allah, ndetse sinamenya ibyo nzakorerwa cyangwa se ibyo muzakorerwa. Ntabwo Muhammad azi ibyihishe n'ibigaragara, ni umuntu kimwe n'abandi. Muhammad ntabwo azi ibyihishe n'ibitagaragara, ubwo ni ubumenyi bw'Imana. Hanyuma inyandiko akomeza igira iti jewe nkurikira ibyo nahishuriwe gusa, kandi ntacyo ndicyo uretse kuba umuburizi ugaragara. Nukuvuga ngo Muhammad nta kindi akurikira keretse icyo yahishuriwe, kandi noneho igikurikiyeho akaba ari umuburizi uburira abantu ku mugaragaro. Ibindi uvuga ni ibiki? Aya kwisobanutse ntabwo ari icyaduka. Ikindi Muhammad ntabwo yapfaga kuvuga keretse ibyo yahishuriwe, iby'Imana yamuhishuriye nibyo yavugaga. Mu byukuri bavandimwe inzira kwa Kristo nahandi twayishakira, kuko niyo nzira igororotse, nicyo kiraro umuntu wese niyo kirana azambukiraho. Hanyuma ikindi tugira ngo dusobanure, reka banze avuga aka kantu hanyuma musobanurire rimwe neza aka kantu ko kuba Yesu Yesu we. Nukuvuga ngo na Yesu bwe ajya kugenda nkuko twabisobanuye mu gice cya mbere, mu gice cyabanje, Yesu yagaragaje yuko nyuma ye hazaza intumwa Muhammad amajiye kuhagera, abahakanyi bahise bavuga bati uyu nguyu ni umurozi, ari nacyo turiho ubu ngubu umuvandimwe arimo kuvuga. Ntabwo urimo kwemera Muhammad, Muhammad ni umunyabyaha, Muhammad nta kintu yabamarira, Muhammad. Ibi byose Yesu yarabihanuye muri Qur'an. Kuko niwe nzira igororotse, nicyo kiraro umuntu wese niyo kirara azambukiraho. Nuko ndangije mu byukuri ngewe nza gukurikirana agase kuko ubukirisitu koko ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo, none nge ndagana hehe? Kamadini yose avuga kirisitu kandi ndakore n'ibya kirisitu. Nagiye nsoma wenda nko muri Matayo aho yavuze ngo amategeko iyo ava akadomo na gamwe, ngo yaravuze ngo amategeko y'Imana ngo nazavaho akadomo na kamwe. Nari amadini yose ngasanga amategeko ari mu kuva 8 kwa murongo wa mbere. Idini ryubahirije n'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ndavuga ngo ngiye ku Umudventiste b'umunsi wa karindwi, ariko ndabishisha mu nzira ebyiri, kuko mfite umwanya ukomeye mu rwego rwa Kisilamu. Ngiye gukoresha amaseminari, nandikira umupasiteri w'intara ati ndifuza yuko dukora amaseminari abasilamu n'abakirisitu, ubundi mugaragaza ukuri kwanyu nanjye ngaragaze ukuri kwacu nk'umuyisilamu. Ariko ibi bintu umuvandimwe ariyemera ngo yatumiye ngo
semineri, nubwo avanga ngo ni mu semineri. Semineri y'intara yayitumiye ahamagaye mu pasiteri, izina rye ni irihe ko rwose urimo kubeshya abantu? Ni pasiteri witwa ndi, ngo ufite umwanya ngo ukomeye mu idini. Ni uwuhe mwanya kutawuvuga? Wari ku ruhe rwego? Wari shehe, wari imamu, wari bilali, wari mwarimu? Ni uruhe rwego kutaruvuga? Icyo kikavaho. Ndagira ngo musobanurire, dusobanurire abavandimwe, mbasobanurire. Twebwe mu idini ya Isilamu, twebwe ntabwo turobanura intumwa. Twebwe intumwa z'Imana zose turazemera, guhera ku ya mbere kugera ku yasozereje izindi ariyo Muhammad. Tukanemera yuko izo ntumwa zose zazanye inzira y'ukuri iganisha ku Mana. Ubwo rero iyo ugiye kurobanuramo, ukarobanuramo zimwe, izindi ukazireka, icyo gihe uba uhakanye Imana. Ariko noneho reka twe twibande wenda turebe kuri Muhammad. Ese Imana yabivuzeho iki? Turebe muri Korani igice cyaho cya 3 ku murongo wa 31. Vuga uti yewe Muhammad, uti niba koko mukunda Allah, niba mukunda Imana, nimunkurikire. Allah azabakunda, anababarire ibyaha byanyu, kandi Allah nuwubabarira ibyaha nyirimbabazi. Ubwo gukurikira Muhammad, Imana ikubabarira ibyaha byawe byose. Ari nacyo wajyaga impaka. Iyo ukurikiye Muhammad, Imana ikubabarira ibyaha byawe byose. Hanyuma ikindi mugomba gusobanukirwa nuko Yesu yatumwe ku Bisirayeli bonyine. Uti biri hehe? Turebe muri Matayo 15 ku murongo waho wa 21. Aka kantu umuvandimwe n'abandi bakurikiye hanyuma bahita babisobanukirwa, kuko Yesu ni intumwa y'Imana ku Bisirayeli nk'uko twagiye tubibona muri Korani. Yaba umuvandimwe ibyo yagaragaje, ndetse n'icyo Bibiliya ibyo yagaragaje muri Korani, ndetse na Bibiliya ikabigiye kubishyikira. Matayo 15:24 haragira ngo iki? Duhereye ku murongo wa 21 haragira hati: Yesu aravajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakanani kazaturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati: Mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera, baramwinginga bati: musezerere kuko dutakiri inyuma. Yesu arabasubiza ati: sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Yesu ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Yesu niba yaratumwe ku Bisirayeli. Rero twebwe abayisilamu ni itegeko ry'Imana, kubera ko yatumwe n'Imana ku Bisirayeli, ni itegeko ry'Imana kumwemera. Ariko ntabwo ari intumwa yatumwe ku isi yose. Intumwa yatumwe ku isi yose ni iyihe rero? Turayisanga muri Korani igice cyaho cya 7 ku murongo waho w'158. Hagira ngo iki? Haba hati: babwire yewe Muhammad, uti mu by'ukuri genda intumwa y'Imana kuri mwebwe mwese. Imana yo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse we yonyine. Urumva, Muhammad niwe watumwe ku isi yose. Kandi mugasobanukirwe, n'undi wese wakurikiraga iyi video nawe agasobanukirwe yuko ni intumwa z'Imana ebyiri ariko zitandukanye mu butumwa bwayo. Muhammad yatumwe ku isi yose, ariko Yesu atumwa ku Bisirayeli bonyine. Mirongo ni myinshi twakayigaragaje, ariko nta kibazo tuzakumya tuganire.